Abebyo kwerinda babire bebembirwe omuhezi wa RDC ahabwa Shema Sam Evidence Orikunda nabo bajandwira abantu ababedine yamanywa nkengero kurugo muri rwabuza shuku town council mu district ya Shema ahabwa kujemera government abatanu hari yabo bararuga mu dine bari kwete njiri kandi ngo bedine yawo tekereza ngo abakwate kandi ndijowe akiruka arengemereta no muhoro atarenda ngo bamubare twagamba n'abantu aba batyo batugambira okwe dini yabere kubaragira ryo mu cyo busingi mu kitabo cyo busingi abernemwe ubwo kubanza kusiyaga 18 ikigamba kiri yo reason yo kugira ngo Daudi akari umugabe yabara Bisirayeli konkaranga tamuragire cyaretere imishango ya Isire bamwe kandi Daudi wenga katewe urubanje zongako nuko twabantu reba ngo Daudi akabara Bisirayeli aze cyabenchindi tingateka ya ruhanga cyaritera ruhanga yangarya Isirayeli yateka mwifuburo yabisorufu nabwo cyo nanitu nicyo turukutinaho ntutina ruhanga ningendera Bible kandi Bible niyo kunziga kubantu gatara mana kandi kureka mana ya Bible amana ya ruhanga Bible nigira ngwenje Bible nigira ngwenje kandi ushaka bakugamba ngwenje icyo kutangaza cye dineji nabagira ngo kitebe cyabo kiri umuyuguru kandi kutwababuze kutwakubasa kwikayo tukagambana mukama wabo ibi nibyo batugarukamo bigwo bushobozi umuguru n'umunsi naza kwashemereza imyanya nza kwatebekaneza imyanya washo mu kitanda kashuri 10 no kubanza kusiyaga Yohani 10 no kubanza kusiyaga gashatu najya hati ninza kwashemereza imyanya kandi njya garuka mbakire mbatwari yindi wakitebe uko rero imbere y'inkwatu bwa nyuma Yesu yiza yatwarwa umuyiguru bwa nyuma yo kutwarwa umuyiguru atingire yagumeza munegenda umumeisho kandi nuwe mukamo wayo kugitwara umumeisho abo kuba akazo umuyiguru konkataraho umburyo bw'umwoyo butarukurebwana na meisho twashanga abantu aba batine ndangamuntu ngo hakubebyo ne bya Satani kandi dini yabo tekwikereza kujwangana nebyensi ababye no kwikereza ngo burwa mukagecero nabazo umuyiguru baba babiyame baganira na mukuru we dineji ati abagambere cyo gukora gashakwa mayo kwatwacire neyanje neya